nongeye kubaha ikaze hano kuri Venke Empire. Filime yacu Ibanga noneho yafashe urundi rwego. Filime yacu Ibanga noneho igeze ku rundi rwego rutashobora kuba wayicikwa. Niyori na Jojo babanje bakanyuzaho. Niyori na Jojo babanje basubiranamo gakeya nk'uko babipanze. Ese guys, ubona filime yacu Ibanga itari kugenda ifata indi ntera? Wowe icyo ngusaba ni uko yakora subscribe hano kuri Venke Empire, tugakomeza tukagendana muri ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Guys, rero murabizi ko Niyori na Nyambo urukundo rwabo badafite ko baba baruhagarika uko byagenda kose. Murabizi ko Niyori na Nyambo ari bo bantu bakundana muri filime yacu, urukundo rw'ukuri ndetse urukundo rufatika. Ese guys, ubona Niyori na Nyambo bongeye bagatandukana, ubona filime yacu Ibanga itahita ibi hano nto burundu? Ese ubona bongeye bagatandukana, filime yacu Ibanga wongera kuba wayireba? Ese filime yacu Ibanga iyo uri kuyireba ikwigisha iki? Ese filime yacu Ibanga iyo urimo kuyireba ikungura iki? Ese filime yacu Ibanga ese hari inyigisho ubonamo? Ese filime yacu Ibanga hari ikintu kwigisha? Icyo ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wowe yumva kuri filime yacu Ibanga. Wowe mukunzi w'Ibanga, icyo ngusaba ni ukuba watega amatwi bundi tugakurikira iyi bendesense yose mpaka irangiye iminota 15. Ndagusaba kugira ngo ihangane iminota 15 zonyine bundi tuganira kuri bendesense ya filime yacu Ibanga. Ese guys, kubona Yves yashese ndetse akaba yarashikuye, akaba ashaka kuba yatandukanya Niyori na Nyambo, ndetse akaba ashaka kugira ngo umubano wa Niyori na Nyambo wo bafitanye ube wajya hasi. Ese ubona Yves kuri y'inshuro none mubona arabigeraho? Ese Yves kuri y'inshuro none akoresha iki kugira ngo abe yatandukanya Niyori ndetse na Nyambo? Turabizi ko urukundo rwa Niyori na Nyambo ari urukundo rw'ukuri. Turabizi ukuntu undi yiyumva mu undi, bose ibyiyumvira bari bimwe. Turabizi ko bose urukundo bafitanye ni urukundo rw'ukuri ndetse rushingiye ku kintu cy'ukuri. Ese guys, Yves we mubona ahagaze he? Ese ubona Yves afite umugambi ku buryo noneho yarembura urukundo rwa Niyori na Nyambo burundu rukarimbuka? Ese ubona Yves afite ubushobozi bwo kuba yahagarika urukundo rwa Niyori na Nyambo? Ese ubona Yves byapfa kumworohera kugira ngo abe yahagarika urukundo rwa Niyori na Nyambo? Guys, rero icyo ngusaba ni ukugira ngo babe watanga ibitekerezo byawe, bambwira ukuntu wiva kuri filime yacu Ibanga. Yves wakomeje kuba yahatana ngo arebe ukuntu yazatsindira umutima wa Nyambo, ariko baravuga ngo ikitari cyawe n'ubundi ntukibona, kandi baravuga ngo nta mazi afatirwa mu kiganza cy'umuntu ngo arambemo. Yves rero turabizi ko nawe atapfa kubona Nyambo. Yves turabizi nawe kugira ngo apfe kubona Nyambo ntibishoboka, ndetse no mu nzozi ntago bishoboka. Yves ariko akomeje umugambi wo kuba yagirira Niyori nabi, kandi tuzi ko Niyori ari inzirakarengane. Ese guys, wowe ukunda umuntu niba wifuza no kuba wamukorera ibyo ari byo byose ariko mukarambana? Ese ukunda umuntu wifuza kuba wamubabaza? Ese guys, ubona Niyori na Nyambo muri mwe ko ari babiri hari umwe wababaza undi? Ese ubona urukundo bafitanye kubabazanya ubona byazamo? Guys, rero icyo ngusaba no kuba wakora subscribe no kuri Venke Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu zindi bendesense ziba ziri kukugira umunsi ku munsi, kandi ukanatanga ibitekerezo byawe tukamenya ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Urukundo rwo rurahari, kandi turabizi ko urukundo ruhora rutsinda. Niyori uburyo akundamo Nyambo yanatanga icyo ari cyo cyose mpaka abonye Nyambo, kandi na Nyambo nawe turabizi ko uburyo akundamo Niyori yanatanga ibyo afite byose, ariko Niyori ntamubure. Ese guys, Yves bizamworohera? Ese Yves kuri y'inshuro azagera ku ntsinzi ye? Ese Yves azakoresha iki kugira ngo abe yatsinda Niyori? Guys, rero turabizi ko filime yacu Ibanga igenda ikomeza gufata indi ntara gake gake, ariko igenda icanganya. Filime yacu Ibanga turabizi ko igenda irangira gake gake, ari nako igenda iryoha. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani yamaze kuba yinjira icyaro,
Papa Kiramani yamaze kuba yumva ko noneho Tereza yashizemo umuhate wo kuba yashakisha umuhungu we Kiramani. Turabizi ko Papa Kiramani ubu ngubu tuvugana nawe ari guhiga Tereza ku bibi no ku bwiza. Ese mubona kuri ino nshuro azamufatirizaho? Ese ubona kuri iyi nshuro Papa Kiramani azafatiriza Tereza ku buryo yamugirira nabi? Guys, rero icyo ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ubundi tugakomeza ukagenda muri ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Urabizi ko mwebwe mukunda filime yacu Ibanga muba mwarahawe ikaze hano kuri Vinky Empire. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi ari mwebwe tuba turugukorera. Murabizi ko mudahari nta na kimwe twakora. Guys, rero Papa Kiramani we yishize mu byabo byatazapfa kwikuramo. Turabizi ko Kiramani yamaze kumenya ukuri kose ko ari gushaka uriya mubyeyi Tereza. Turabizi ko ndetse na mama Kiramani yamaze kumenya ukuri ko arimo gushakisha uriya mugore Tereza, kandi turabizi ko abo bose bamwihishemo, nta nubwo azi ko bamuzi. Ese ubona Kiramani kuri ino nshuro azakora iki kugira ngo abe yashakisha Tereza? Ese ubona Kiramani azabikora kuba yashakisha Tereza bakihurira koko akamenya neza ko atari umusazi? Guys, rero turabizi ko Kiramani nawe nubwo ari umusazi turabizi ko agira umutima mwiza. Turabizi ko Kiramani ahuye na Tereza turabizi ko atamuhemukira, ahubwo turabizi ko Kiramani yanamufasha akanamwumva. Ese guys, wowe wakora icyo uri muri iyi situation Kiramani arimo? Ese wowe kano kanya wahita ukora iki? Guys, rero icyo ngusaba ni ibitekerezo, kandi murabizi ko umuntu wakoze subscribe no kuri Vinky Empire we ni umuntu w'agaciro ndetse yahisemo neza kuba yaratanze inkunga hano kuri Vinky Empire. Ndamushimira, ni umuntu w'intwari. Ese guys, Jojo Gahima ibyabo bigeze he ndetse na date wabo? Gahima turabizi ko yaburiwe irengero. Jojo we arahari mu rugo aratuje, ntagazi ibyaho umugabo we yakoze, ndetse na date ahorana urwikekwe ko bazamufata umunsi umwe. Date ahora yishinja ko yakoreye amakosa Jojo. Ese ubona date we amafuti yakoze atazageraho akamugaruka? Ese ubona date afite amahirwe yo kuguma muri kino giturage akarambamo mu gihe azi neza ko yaciye inyuma Jojo akaryamana n'umugabo we? Ese ubona Gahima we azongera kubana neza n'umugore we azi neza ko yamuciye inyuma? Ese ubona Gahima icyo kintu yagishobora? Gahima turabizi ko nubwo akunda Jojo, turabizi ko ngubu yinjiriye date, kandi murabizi ko uwakubanje yanagusubira. Ntabwo bivuze ko uyu mubano wa date ndetse na Gahima urangiriye hano. Turabizi ko date ibyo yigira byose Gahima niyongera kumusaba kongera kuryamana, date ntago azasuyaza, azabimwemerera. Ese date mubona we ataraje gusenya imiryango? Ese date mubona kuri no nshuro ari ikintu cyari gukora ari ikintu kizima? Guys, rero icyo ngusaba ni uko wakora subscribe no kuri Vinky Empire abone zo gukomeza kugana muri ibikorwa byose baturukora umunsi ku munsi. Murabizi ko Tereza nawe nabijiyo bija wiwe, turabizi ko nabo batangiye kuba bigiramo ibyiyumviro bigiye bitandukanye. Mutesi we yakamesheje kuba yikurura kuri Niyori bya danje. Mutesi akomeje kuba yibwanagiza imbere ya Niyori ngo arebe ko yamukunda. Ese ubona Niyori hari ibyiyumviro afitiye Mutesi ku buryo yamuha urukundo? Ese ubona Niyori yatakaza umwanya we kuri Mutesi? Ese ubona Mutesi we ukuntu amukunda cyane, ubona Mutesi we atatanga icyo ari cyo cyose mpaka agatsindira Niyori? Ese date Mutesi wazabigeraho?
guys rero wowe icyo ngusaba no kugira ngo ntuzabure kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga cyangwa se kuri bende sincere yose filime yacu Ibanga, kuko murabizi ko ibintu byose batukora umunsi ku munsi ari ibintu by'ukuri ndetse ari ibintu biba bimeze neza cyane. Guys rero wowe ndagusaba kugira ngo ntubure kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu, kandi ndagusaba nimba ukunda Ibanga ndetse ukabukurikira Ibanga nkwibarize kandi unansubize. Hano turi kuganira kuri filime yacu Ibanga kugira ngo tube twasobanukirwa ibiba biri kubera kuri filime yacu Ibanga. Ese guys wowe ubona Niyori azatsindira Nyambo akamwiharira burundu? Tanga ibitekerezo byawe bambwira ukuntu bawiyumva hano. Ese ubona Nyambo we azatsindira Niyori akamwiharira wenyine? Icyo ngusaba ni ibitekerezo byawe. Ese ubona Kiramani namara kubona Tereza akabona ko Tereza ari muzima ndetse atigeze anasara, ese Kiramani azafasha Tereza ibyo aba ari kumusaba abimukorere? Ibitekerezo byawe nibyo nkeneye. Ese ubona Jojo we namara kumenya ukuri ko Dete na Gahima baryamanye, ese ubona Jojo afite imbaraga zo kuba yaha imbabazi umugabo we akamubabarira amakosa yamukoreye yo kuba yaryamana na Dete? Ese ubona Jojo kuri ino nshuro none yihangana agafunga umutwe akababarira Gahima ndetse na Dete? Guys rero turabizi ko Jojo nawe biba bimugoye cyane, turabizi ko Jojo uburyo akundamo umugabo we yumvise ngo yamuciye inyuma, turabizi ko Jojo hari yanagerageza no kuba yiyahura. Guys rero icyo ngusaba ni ukugira ngo batsanga ibitekerezo byawe bambwira ukuntu mbiba kuri filime yacu Ibanga. Ese ubona Papa Kiramani we namara kubona Tereza akamufatiriza amaso ku maso ubona azamukorera iki? Ese Papa Kiramani nkuko yabivuze ndetse nkuko babisezeranyije, Papa Kiramani kuri ino nshuro azahita yica Tereza? Ese mubona Papa Kiramani iryo kosa yarikora ryo kwica umuntu? Guys rero turabizi ko Papa Kiramani nta mikino agira, turabizi ko Papa Kiramani ibyo bintu azabikora, ndetse turabizi ko Papa Kiramani ibyo bintu byose babiri mu mpango we. Ese Mama Kiramani we namara kumenya ko Kiramani wo yareze ndetse akirirwa amukorera ibyo ari byo byose kugira ngo abone umwana we yishimye ndetse akumva ko atari umuhungu we yibyariye, ese mubona Mama Kiramani we azabyakira ute? Ese Mama Kiramani kuri ino nshuro azabifata ute? Guys rero biragoye, kandi nubwo bigoye turabizi ko bizageraho bikaba, kandi si kera ni vuba. Icyo ngusaba ni ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu biba kuri filime yacu Ibanga. Ese guys wowe utekereza iki ku bakinnyi bakina muri filime yacu Ibanga? Ese ubona bigushimishije ko filime yacu Ibanga uba uri kuyireba? Guys rero murabizi ko twebwe tudatinda mu magambo. Icyo mbasaba ni ukuba mwakora subscribe no kuri Vinke Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys rero icyo ngusaba ni ukugira ngo wowe utange ibitekerezo byawe, kandi urabizi ko uri umuntu w'agaciro. Kora subscribe ubundi tukusharingane, ubundi tukomeye tugendane mu bindi bikorwa byose mba kubagezaho umunsi ku munsi. Ubagezaho zino benefits zose muba muri kubona umunsi ku munsi bamwita Vinke. Kandi murabizi ko ngiye ntabasondeka, murabizi ko ibikorwa byose mani gukora ari ibikorwa biba birimo utuntu tw'ubwenge. Unyomoza nawe yatanga itekerezo akambwira niba nkora ibiganiro biba bimeze nabi. Guys rero nubwo Niyori na Nyambo bakundana, ntazibana zitagezwe intorezo, nimba ari intorezo. Guys turabizi ko Yves ahora urukundo rwaba rugera ibintu byari byo byose byabonye mu nzira kugira ngo rube rwatandukana. Turabizi ko Yves ahora ashakisha uburyo atandukanya Niyori na Nyambo, ariko kubigeraho byaramunaniye, ndetse Yves kubigeraho bisa naho biri kure cyane, kandi bisa naho Yves atazapfa kuba yabigeraho mu gihe bose baba bacyumvikana ndetse mu gihe bose baba bagikundana. Guys rero icyo ngusaba ni ukugira ngo ntuze kubura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi icyo ngusaba ni ukugira ngo ube wakurikirana
bene sensiza zose zaba ziri guca hano kuri Venke Empire ndabakunda cyane kandi mumenye ko muri abantu b'agaciro ku muntu wese wakoze subscribe hano kuri Venke Empire ndamushimira, ni umuntu w'intwari.